Nongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, Imana iduhane umugisha. Nk'uko bisanzwe mugiye kubana nanjye Majabo Areruya Tito, Imana yishimiye kuduha andi mahirwe kugira ngo twongere kwigana ijambo ryayo. Tugeze ku cyigisho cya 10 kivuga ngo mbese gukora byakomotse hehe? Mbese ubundi guharanira kuba abatunzi byemewe n'Imana? Ubwo ndi kuvuga ibijyanye n'ubutunzi mu by'iyi si, ubutunzi bw'ibigaragara, ubutunzi bw'ibifatika. Iyo niyo ngingo rero tugiye kwiganaho, tukagenzura mu ijambo ry'Imana, tukareba mu mwuka w'ubuhanuzi, mbese Imana ibivuga iki. Mbere yuko tujya mbere mu cyigisho rero, mureke twubahe Imana dusenge. Mana yacu, twongeye kugushima cyane ko udukunda, uhora uturemera amahirwe mashya yo kuza ku birenge byawe tukiga ijambo ryawe, ndetse n'ibyo bihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kwiga rero iki cyigisho. Ni icyigisho cy'ingenzi by'umwihariko muri kino gihe, aho abantu bamwe batagikunda gukora, ariko abandi nabo bagaharanira gukora rimwe na rimwe birenze urugero cyangwa se bidakwiriye. Abandi bakavuga bati Yesu agiye kugaruka ntabwo tugomba gukomeza gukora imirimo. Abandi bakavuga bati gukora byakomotse hehe, gukora ni umuruho, bagaharanira kubaho badakora. Turagusaba ngo udufashe icyo wifuza ko dusobanukirwa muri iki cyigisho, tugikuremo koko nk'uko bikwiriye, duhe imyumvire myiza kuri iyi ngingo, kandi ujye uduha kumera nk'abiberoya, uturinde kumva amajyejuru, ahubwo natwe twicare ducukumbure koko turebe mu byanditswe icyo inyandiko zivuga. Ibyo nibyo tugusaye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka rero dukomeze turebe ingingo z'ingenzi turi buganireho muri kino cyigisho. Turaza kwibaza tuti gukora imirimo byavuye hehe kandi byari bigamije iki? Mbese umuntu agomba gututubikana ashaka ibyo kurya kugeza ryari? Mbese abashaka kurya iby'abandi gusa bagahitamo kubaho badakora bagirwa iyihe nama? Mbese kugira ubutunzi ni icyaha? Mbese twemerewe gushakisha ubutunzi bw'isi no guharanira kugera ku ntego zihanitse zo mu buzima busanzwe? Mbese kuki Imana iha abantu ubutunzi? Mbese Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bahawe uwuhe muburo ku by'ubutunzi bwabo? Reka turebe icyo Uwiteka Imana yabivuzeho muri Bibiliya ndetse no mu mwuka w'ubuhanuzi. Inshuti muvandimwe, isomo tugiye guheraho ni isomo mu by'ukuri ryerekana neza itangiriro ryo gukora imirimo. Mbese gukora imirimo byabayeho mbere y'icyaha cyangwa n'inyuma y'icyaha? Ese gukora ni umuvumo watewe n'uko abantu bakoze icyaha, cyangwa ni impano abantu bahawe mbere yo gukora icyaha? Ibyo byose nibyo tugiye gusesengura twifashisha Bibiliya ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi, kandi turaza kureba n'ibisubizo bya biriya bibazo bindi byose twabonye mu ngingo z'ingenzi tugiye kuganiraho. Rero isomo tugiye guheraho ni iri ngiri riboneka mu itangiriro, igice cya 3, umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19. Ku murongo wa 17, na Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibivamo ugombye kubiruhira. Uzajya urya ibibivamo ugombye kubiruhira. Buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu, nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga. Aha ngaha rero hari amakuru y'ingenzi duhise tubonamo. Nubwo badahise badusobanurira neza ngo umurimo watangiye ryari, turaza kubibona mu mwuka w'ubuhanuzi hano hepfo, ariko hano tubonye yuko mu byakorwaga hari ibyiyongeyemo bimeze nk'igihano ubwo bari bamaze gukora icyaha. Kuko Imana yababwiye ngo ubwo ukoze ibyo, wumviye umugore uri ku giti nakubujije, ubutaka ubuzaniye kuvumwa.
Mbere y'uko Adamu na Eva bacumura, ubutaka nta muvumo bwari bufite, ariko uyu munsi ubutaka bwakiriye imivumo myinshi itandukanye. Rero kubw'iyo mpamvu, kubera ko ubutaka bwavumwe, niyo mpamvu kugira ngo umuntu arye ibivuye mu butaka uyu munsi, bisigaye bisaba kubanza kubiruhira, umuntu akabira icyuya, agatutubikana, akanabuhinga, ndetse agahinga bimuvunnye. Mu yandi magambo, uyu munsi turavunika kuko ari ingaruka z'icyaha. Twagomba gukora tutavunitse, ariko uyu munsi kugira ngo tubashe kubaho, tubashe kubona icyo turya, turavunika. Ikindi kibazo twari twabonye tubuze kwibaza, ese umuntu agomba gututubikana akageza ryari? Ese hari igihe kigomba kugera abantu bakarekeraho gukora, bakicara bagategereza gusa? Tuzanabira mu cyigisho kizakurikiraho kitari iki ngiki, aho tuzabisesengura neza. Ariko hano ikintu cya mbere tubonye ni uko umuntu agomba kuruha, agomba kuvunika, agakora cyane, agatutubikana kugeza igihe cyo gupfa kikigeze, igihe cyo kuva mu mubiri agapfa, kubizera Imana agasinzira. Rero abantu bamwe batekereza yuko hari igihe kigomba kugera umuntu akicara akipfumbata akaboko ku kandi, agashyira akaguru ku kandi akicara aho ngaho avuga ati njyewe ibyo gukora narabirangije, cyangwa se abandi bakavuga bati bitewe n'ibihe tugezemo gukora byararangiye, tugomba kwicara tugategereza gusa. Ariko urimo urirengagiza ijambo ry'Imana. Ariko uretse no kwirengagiza ijambo ry'Imana, amategeko kamere, amategeko y'ibyaremwe agutegeka yuko ugomba kurya, kandi ntabwo warya utavunitse. Ntabwo warya hatabanje guhinga ubutaka no kuvunika no gututubikana. Icyo nanyamaze ngisobanure neza. Imana yagaragaje ko abantu bagomba gukora ndetse bagomba kuvunika kugeza igihe bazasubirira mu gitaka. Icyo ni igihano abantu bahawe. Umuntu wese utekereza yuko igihe cyo gukora bizageraho kikarangira, umuntu ntiyongere kugira icyo akora mu by'ubuzima busanzwe, icyo ni ikintu cya mbere cyo kwishuka. Ndetse muzanabigenzure, niyo abantu baba bahuye n'ibintu bikomeye cyane bagahunga bakajya hehe, n'ubundi aho mu buhungiro barakomeza bagakora bagashaka ibibatunga, kuko bagezeho ntibakore n'ubundi bapfa. Urupfu bahungaga barusangayo, ariko noneho hari urupfu rutewe n'inzara kubera kudakora. Igihe cyose umuntu agomba gukora kugeza igihe azaba atakiri muzima, amaze gupfa nibwo gukora, avunika, aruha, atutubikana, nibwo bwonyine bishobora guhagarara. Icyo rero nagira ngo abantu banze bagisobanukirwe neza, kuko ijambo ry'Imana niko ribigaragaje. Hano mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 22 mu gitabo kiri hard copy, igitabo gitoya cyasohotse mbere, ariko muri soft ni paje ya 28 ndetse na paje 29. Tugiye kureba impamvu umurimo wahawe umuntu byari bigamije iki, byari bitewe n'iki. Ariko kandi turasanga ko hari n'igihano umuntu yongerewe nyuma yo gukora icyaha. Abantu batujwe muri Edeni bashinzwe uwo murima ngo bahingire ibirimo kandi banawurinde, nk'uko tubibona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2:15. Umurimo wabo ntabwo wari uruhije, ahubwo wari umurimo ushimishije kandi udasaba ingufu. Uvuga ngo ahangaha niko umwuka w'abahanuzi bigaragaza. Umurimo bahawe bakimara kuremwa wari umurimo utaruhije, wari umurimo udasaba ingufu. Kwari ukwita ku busitani bwa Edeni. Wari umurimo unejeje, wari umurimo ushimishije. Imana yateganyije umurimo kugira ngo ubere umuntu umugisha, umukomereze ibitekerezo n'umubiri, kandi yunguke n'ubwenge. Mu gukoresha ibitekerezo n'imirimo y'amaboko ni bimwe mu byo Adamu yaboneyemo umunezero uruta iyindi yose mu kubaho kwe kose igihe yari ataracumura. Ni ukuvuga ngo umurimo wari ugamije kuba umunezero ku muntu atarakora icyaha, Adamu na Eva bataracumura. Umurimo wari isoko y'umunezero kuri bo. Noneho hano ikintu gikomeye cyane bavuzemo ni uko ngo byamukomezaga ibitekerezo. N'uyu munsi aka kamaro karacyahari. Abantu bakora bakabyuka kare bakajya gukora, kandi bakazirikana no kuryama kare bakaruhuka. Umurimo ubagirira akamaro gakomeye. Umurimo ukomeza ibitekerezo, ukomeza umubiri,
abantu bunguka ubwenge mu gukoresha noneho ibitekerezo, ariko ntukoreshe ibitekerezo gusa, ahubwo ugakora n'imirimo y'amaboko. Ibyo bintu bibiri iyo bihuye nibyo bihinduka umurimo nyakuri. Kandi ngo muri ibyo ngibyo niho Adamu yaboneye umunezero uruta indi yose yigeze agira mbere y'uko akora icyaha. Ariko dukomeje hano mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi barakomeje baravuga ngo ariko ubwo yari amaze gucumura yirukanywe hahandi yari yaratujwe hanejeje, yirukanwe muri Edeni, ahatirwa guhinga ubutaka butari bukirumbuka kugira ngo ashobore kubona ibyamutunga bya buri munsi. Kandi uwo wari umurimo uhabanye cyane n'uwo yakoraga akiri muri Edeni, wamurindaga ibishuko kandi ukamubera isoko y'umunezero. Nubwo uwo murimo yawuhawe hakiyongeramo icyo gihano, akaba agomba gututubikana, akaba agomba guhinga ubutaka. Noneho ntibwari bukirumbuka nka mbere, ubutaka bwari bwavumwe. Mutekereze ubutaka bwavumwe icyo gihe, ariko n'uyu munsi abantu baracyahinga bagasarura bakabona ibyo barya. Ni urukundo rw'Imana rutangaje kuba uwo muvumo utaratumye ubutaka burumba burundu ku buryo nta kintu cy'umuntu ushobora gusarura. Ahubwo mu buryo butangaje nk'uko Bibiliya bivuga, Uwiteka apfumbatura igipfunsi cye agahaza kwifuza kwibaho byose. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga. N'uyu munsi turacyabibona. Nubwo umuvumo wiyongereye ku butaka, nubwo umusaruro utakiri nk'uwa mbere, ariko ibi ngibi twibutsa nanone urukundo rw'Imana. Ariko guhera mu gihe cya Adamu, ubutaka bwari bwaravumwe, kugira ngo noneho umuntu abashe kugira icyo abubonamo, agomba kubuhinga akavunika. Uyu munsi ntabwo abantu bose bakora ubuhinzi, hasigaye haraje imirimo myinshi, ubwenge bwaragutse, ndetse na Daniel yarabihanuye ngo mu minsi y'imperuka ubwenge buzagwira, ariko urukundo rwa benshi ruzagira gute? Ruzakonja. Rero ubwenge bwaragwira, imirimo yabaye myinshi, ariko ushobora kuvuga ati ibyo bari kuvuganya ntabwo bindeba. Ariko nubwo nawe udahinga ubutaka, nawe ibindi ukora bitari uguhinga, nawe birakuvuna. Si nawe gusa, n'abana uzabyara bizabavuna, kurya no gututubikana. Ushobora kudatutubikana kubera utigeze uhura n'izuba, ariko n'ubundi uratekereza, agahanga kagashya, imitsi ikarega, mbese ukavuga ati ibintu ndimo byaturutse he? Byavuye he? Aha rero niho dusobanukirwa neza ingaruka z'icyaha. Ariko hano ikindi kintu bavuze, ngira ngo abantu bose tuze kukizirikana kandi tukiteho, ni uko na n'uyu munsi umurimo uracyafite akamaro. Niyo mpamvu kuba umunebwe umuntu ntakore, si ngombwa ngo ube ufite akazi, ufite abantu baguhemba. Niba nta n'akazi ufite, gashake, kareme wowe ubwawe, shaka icyo ukora. Nubwo cyaba kitinjiza, kiba gifite umumaro mu buryo runaka. Kuko kwicara ubusa umuntu atari gukora, Satani amuha umurimo. Hano baragaragaje ngo nubwo Adamu yavunikaga, ariko byamurindaga iki? Ikintu cya mbere gikomeye cyane nshaka gucaho umurongo, byamurindaga ibishuko kandi bikamubera isoko y'umunezero. Ibyo ni ibintu bibiri bikomeye cyane udashobora guhabwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Uyu munsi dufite ingorane y'uko usanga hari abana bakura nta mirimo bafite. Buri kimwe cyose umukozi wo mu rugo agomba kugikora, ibisabwa byose barishyura umuntu ngo azabikore. Abana barirwa mu rugo nta kintu bafite cyo gukora, baraza kwisanga ikintu bashobora gukora cyonyine ni ugufungura za televiziyo, amaradiyo, bakirirwa bumva bareba ibintu bitandukanye. Ibyo ni ukwica abana. Kuko iyo abana badafite imirimo, si n'abana gusa, n'umuntu mukuru, yewe n'abamaze gukura cyane n'abasaza, iyo adafite akantu akora, asaza imburagihe, ibishuko biriyongera, gutekereza neza bikangirika, Satani agatangira kumuzanira ibishuko uko bikeye n'uko bwije. Kuko ntabwo umuntu ashobora kwicara hamwe atari gutekereza. Hari umuntu bajya babaza ngo uri gutekereza iki? Akagusubiza ngo ntacyo. Ntabwo bishoboka. Kuko no muri uwo mwanya aba arimo aratekereza icyo agiye gusubiza. Rero gutekereza ubusa byo ntabwo bishoboka. Ahubwo icyo Satani akora, araza agafatirana rero bya bitekerezo bitari gukora nyine, agashyiramo ibishuko bye. Ikindi, hari umunezero abantu bibuza kubwo kudakunda akazi. Akazi ni isoko y'umunezero. Ku bantu bigeze kugira akazi cyangwa bajya bagira akazi,
Iyo usoje akazi ukagera mu gihe cy'ikiruhuko ushobora kuruhuka umunsi umwe, iminsi ibiri, ariko ku munsi wa gatatu utangira kumva bitameze neza, ukumva utangiye kurambirwa, ukumva urambiwe kwicara, kuko hari umunezero uzanwa n'akazi, uwo munezero uba wawutakaje. Rero ni ingenzi gusobanukirwa neza aya magambo, tukamenya ko akazi ni keza, n'uyu munsi nubwo karimo imvune, karimo umuvumo w'icyaha, ariko gafite umurimo, inshingano ikomeye yo kuturinda ibishuko. Muri abantu birirwa mu kazi, bahugiye mu kazi, bakora ibyaha bikeya, bagira ibishuko bike, kuko intekerezo ziba zihuze ziri mu bindi bintu by'ingirakamaro. Ntabwo bivuze yuko aribo bazajya mu ijuru, ariko bivuze ko ibishuko, hari ibishuko badahura nabyo. Umuntu wicaye ubusa, Satani aramubonerana, aramufatirana. Inshuti muvandimwe, niba nawe nta n'akazi ufite, shaka icyo ukora, guhera ejo mu gitondo, shaka icyo ukora. Nubwo cyatangira kitari kwinjiza amafaranga, ejo bundi azaza, ejo bundi azaza, kandi wige no kuyakoresha neza. Icya kabiri, uwo munezero urawukeneye. Binatuma n'isabato itubereye umunezero. Isabato itubereye umunezero kuko tugomba kuba twarakoze mu minsi 6, ku munsi wa karindwi tukaruhuka. Niba umuntu yaramaze iminsi 6 yose ayicaye atari gukora, ese umunsi wo kuruhuka azawunezererwa amate? Ntabwo azaruhuka, kuko n'ubundi icyumweru cyose azaba yarakimaze aruhuka. Ariko reka dukomeze. Ababona umurimo nk'umuvumo, nubwo gukora binaniza kandi bigatera ingingo kubabara, abo baribeshya cyane. Kenshi abakire barebana agasuzuguro abakoresha amaboko yabo, ariko ni ikintu kitagira inenge, kuko kijyanye n'umugambi w'Imana igihe yaremaga umuntu. Rero uyu ni umuburo ku bakire. Imana ntabwo yigeze itegura yuko abantu bazajya bakoresha ubwenge gusa, bakirirwa bicaye mu biro, bagakoresha intekerezo gusa n'ubwenge, ubundi bagataha. Oya, uriya ntabwo ari umurimo mwiza, nubwo byanga bikunda ugomba kubaho, ariko umurimo wa katanga ka mbere ni umurimo wo gukoresha amaboko, umuntu agakoresha ingingo z'umubiri. Niyo mpamvu nta mukire n'umwe ugomba gusuzugura abakene, kuko imirimo bakora mu by'ukuri iriya niyo ijyanye na gahunda y'Imana ubwo yaremaga umuntu. Mbese umutunzi ukomeye cyane yaba afite ibingana iki ugereranyije n'ibyo Adamu waremwe n'Imana yari afite? Nanone kandi Adamu ntiyagombaga kuba inkorabusa. Iryo jambo rirakomeye cyane. Adamu ntabwo yagombaga kuba inkorabusa. Umukire ufite ibya mirenge ku ntenyo muri iki gihe, uko tubivuga, uko abantu babivuga, umukire afite ibintu byinshi cyane. Abandi baravuga ati afite amafaranga nawe atazi umubare, abandi bati hari ay'ipusi itasimbuka. Kandi koko hari abantu bafite amafaranga ku buryo uramutse uyafashe ukayavunja mu buryo bw'amafaranga afatika, ukayagerekeranya, hari igihe wasanga yubatse etaje. Ariko ikibabaje, aya mafaranga menshi ameze gutyo aba ariho umuvumo, kuko akenshi usanga barabonye mu buryo bubi, cyangwa iyo bayabonye ntabwo bibuka Imana. Ariko ikindi tugomba kuzirikana, umukire w'uyu munsi ntabwo ashobora kugira ibintu byinshi cyane biruta ibyo Adamu yari afite, kuko Adamu na Eva ibiri mu isi byose bari barabyeguriwe. Adamu na Eva isi yose yari iyabo, bagombaga gutura aho bashatse, abana babo bagatura aho bashatse. Kugira aho umuntu atura, aho umuntu yubaka inzu, byari ubuntu. Imana yafashe isi iyiha abantu ku buntu. Bagombaga gutura ahantu hose bifuza ku buntu, kuko yari gahunda y'Imana. Ariko ikibazo ushobora kwibaza, nanjye nkakibaza, ibintu byo kugura ubutaka byaturutse he? Batangiye kubugura nane? Ninde watangiye kubugurisha akabugira ubwe agatangira kubugurisha? Ibyo rero biravuze ngo ni ahantu icyaha kitugejeje. Ariko isomo bifuza ko dukuramo, nubwo Adamu byagaragara ko nta cyabuze, ibiri mu isi byose ari ibye, ariko ngo ntabwo yagombaga kuba inkorabusa, kuko twabibonye, nubwo waba ufite ibyo utekereza ko ugomba kuba ufite byose, kuba inkorabusa ni ikosa rikomeye. Niba unatekereza yuko igihe kizagera ugakira cyane, kugeza ubwo ubukire bwawe buzatuma ugomba kujya wicara, ukirirwa wicaye ukarya ngo ibyo wakoreye, niko bavuga, ni amakosa akomeye. Ugomba gushaka ikintu uzakomeza gukora, nubwo wahindura umurimo, ugahindura uburemere n'imvune z'uwo murimo, ugomba gukomeza gukora kugeza usubiye mu gitaka, kuko niko ijambo ry'Imana ryavuze.
kuko umuremyi wacu asobanukiwe n'igishimisha umuntu. Yageneye Adamu umurimo. Imana izi neza ko imirimo igomba kutunezeza. Niyo mpamvu Imana yatugeneye umurimo. Nubwo hajemo igihano, hakazamo umuvumo, ariko Imana izi neza ko umurimo unezeza abantu. Namwe muzabigenzura iyo wakoze ikintu bikaba akarusho ukagikora ari ikintu uzi neza, ikintu ukunda, ukagikora ucyumva, ugisobanukiwe, muzumva umunezero bitanga. Iyo bigeze nimugoroba umuntu akitse imirimo agiye kuruhuka, muzumva umunezero umuntu agira, biriya bitotsi agira nyuma yo gukora ikintu cyiza kandi yishimiye, akaba yagikoze neza kandi agisobanukiwe. Umunezero nyakuri ubonwa n'abagabo n'abagore bakoresha amaboko yabo. Abamarayika ni abakozi batiganda, ni ibyegera by'Imana bikorera abantu bayo. Umuremyi nta mwanya yageneye abanebwe. Ubwo tuba tukirimo turasoma muri cya gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Ni ukuvuga ngo niba twifuza kugira ishusho nk'iyo mu ijuru, tukifuza gutangira kwitoza kuzaba mu ijuru hakiri kare, tugomba gutangira kwiga imico nk'iyabo. Bose barakora. Yesu nawe yaravuze ati, data wo mu ijuru arakora, ati nanjye uyu munsi ndakora. Buri gihe ni gukora. Icyama abantu bose bakabisobanukirwa, bakabiha agaciro kabyo nk'uko Imana yakagaragaje mu ijambo ryayo. Icyama abasore bacu uyu munsi bakumva agaciro ko gukora, ariko bakamenya ibyo bagomba gukora n'ibyo batagomba gukora. Nitugira umugisha nabyo tuzabyiga mu minsi iri imbere. Gukora kose ntabwo ari kwiza. Uburyo bwose ubonamo amafaranga ntabwo bivuze ko Imana igushyigikiye. Tuzabireba tubisesengure, tumenye ko kuba witwa umuntu w'Imana ukaba wifuza kugira kwera no kubonera Imana igushakaho, bihita bigushyiraho urubibi, ni uruzitiro. Hari ibyo utagomba gukora byanze bikunze. Tugeze ku ngingo rero ivuga ngo kugira ubutunzi si icyaha. Tumaze kubona yuko nta mwanya Imana yageneye abanebwe. Abamarayika bose barakora, ni abakozi batiganda, Imana irakora. Natwe rero kuba umukristo mwiza, umukristo muzima, tugomba kuba dukora, dukunda umurimo. Niba ari ibishoboka ntidukore ikintu kimwe, dukore ibintu byinshi bitandukanye. Ba Paul bari bazi kuboha amahema n'ibindi. Natwe twiga imyuga itandukanye. Ntiwishimire ibintu bike wagezeho gusa, turaza kubibona mu kanya. Ntiwishimire utuntu duke wagezeho, utuntu duke wize mu ishuri, muri segonderi, muri kaminuza, cyangwa ibintu wize by'igihe gitoya by'imyuga by'amezi runaka. Iga n'ibindi, wongereho ibindi, wige n'ibindi bishyashya, kuko Imana yaguhaye ubushobozi bwo kwiga ibintu byinshi cyane, kandi muri ibyo byinshi ntabwo uzaburamo ibyo ukora bigutunge n'umuryango wawe. Inama ku busonga paje 126 kugeza kuri paje 127. Kugira ubutunzi si icyaha, niyo ngingo tugezeho. Bibiliya ntabwo iciraho iteka umutunzi imuhoye ko ari umutunzi. Ntivuga ko kugira ubutunzi ari icyaha. Nta nubwo ivuga ko amafaranga ari umuzi w'ibibi byose. Ibihabanye n'ibyo, ibyanditswe byera bivuga ko Imana ariyo iha umuntu imbaraga zo kugera ku butunzi. Aya magambo arakomeye cyane. None se Imana yakubwira ngo ubutunzi ni icyaha, ariko mu wundi mwanya Imana igahindukira akaba ari guha imbaraga zo gukorera ubutunzi? Ubwo rero Imana yabiri kwivuguruza. Niyo mpamvu hano banditse ngo ibihabanye n'ibyo. Bitandukanye n'uko benshi babitekereza, bitandukanye n'uko benshi babyumva. Ahubwo Imana kuko izi agaciro k'ubutunzi, nicyo gituma ishyigikira abantu, ikabaha imbaraga, ikabaha uburyo, ikabaha ubushobozi kugira ngo babashe gukorera iki? Ubutunzi. Kandi rero ubwo bushobozi ni impano y'ingenzi igihe cyose yeguriwe Imana kugira ngo iteze imbere umurimo wayo. Ubwo bushobozi Imana iduha, ubwo bushobozi Imana iha abantu, si n'ubushobozi bw'imbaraga z'amaboko gusa cyangwa iki, ubwenge, ibitekerezo. Uko kuntu Imana iguha ubwenge, ukabona wize ikintu gishyura kimenye, ubashije kugikora, utangiye no kugihemberwa. Mbese utekereza ko ari ubwenge bwawe? Ntabwo bishoboka. Ni ubushobozi Imana iba yatanze. Imana ngo birushaho kwihesha ikuzo, birushaho kuba ingenzi cyane iyo iyo mpano yeguriwe Imana kugira ngo iteze imbere umurimo wayo. Ntabwo Bibiliya rero iciraho iteka intiti cyangwa abaminuje mu myuga, kuko ibyo bituruka mu bwenge butangwa n'Imana. Ibi byose tubona ntabwo abantu babyigezaho. Ugasanga umuntu
yagize umugisha, yabaye umuhanga mu byo gukora inkweto no kuzisana igihe zangiritse. Umuntu yabaye umuhanga mu gukora imashini akazitunganya zikongera zikaba nzima. Umuntu yabaye umuhanga mu gusudira. Umuntu yabaye umuhanga mu kubaka amazu, kuyashushanya. Hari ababyiga bikanga ntihagire ikintu gisigara mu mutwe. Hari n'ababyiga bakabona bihindutse ibintu byabo. Uwo ni umugisha, ni impano iva mu bwenge bw'Imana. Nibyo hano dusomye. Rero byonyine kutazirikana ko urwo rwego ugezeho byose byaturutse mu kiganza cy'Imana, ni Imana yabiguhaye, kutabizirikana ni ikosa rikomeye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo hariho ubugwari bukomeye cyane bubiri. Kwima uwaguhaye, ubugwari bwa mbere bukomeye buteye ubwoba. Gusaba uwo wimye, ubugwari bwa kabiri buteye ubwoba. None se uyu munsi Imana iramutse igenzuye abantu bafite ubwo bugwari yasanga ari bangahe? Mbese abantu batazirikana ko buri kimwe cyose bagezeho cyavuye ku Mana bangana iki? Mbese abantu birata ubwenge bamaze kugeraho, impamyabushobozi bamaze gutsindira, akazi gakomeye bamaze kugeraho, imyanya ikomeye yo hejuru bamaze gushyikira, abantu batibuka ko byavuye ku Mana ngo bayiture bakima uwabahaye bangana iki? Wababara. Ntabwo dushobora gutunganya umutima no kuweza dukoresheje kwambika umubiri ibigunira cyangwa kugomwa imiryango yacu ibyayihesha ibyishimo, kunezerwa cyangwa kugubwa neza. Aka nako tukumve neza. Kugira ngo imitima yacu yezweho ibyaha, tube intungane, tube abo Imana yishimira, ntabwo bidusaba ibitambo byo gukenesha imiryango yacu. Ntabwo bidusaba ko twiyambika ibigunira cyangwa ngo twange kurya, twange gukora, twange kugira ubutunzi. Ntabwo ari cyo kintu Imana idusaba. Ahubwo ibihabanye n'ibyo, tugeze ku ngingo ivuga ngo kugira intego zihanitse nta kibazo kirimo. Kugira intego zihanitse nta kibazo kirimo. Biboneka mu gitabo cy'ubutumwa ku basore, paje 27. Yaba ari mu gitabo kiri hard copy, igitabo gifatika mu ntoki, yaba ari igitabo kiri soft copy, cya kindi basomera kuri telefone cyangwa mudasobwa, hose uraza kubireba kuri paje 27 y'icyo gitabo. Ellen White yaranditse ati: "Nshuti basore, mbese intego n'icyerekezo cy'ubuzima bwanyu ni ibihe? Mbese mufite inyota yo kwiga kugira ngo mubashe kugira izina n'umwanya mu isi? Mbese mufite ibitekerezo mutabasha kuvuga ku buryo umunsi umwe mushobora guhagarara ku mwanya wo hejuru uhebuje indi mu gukomera mu by'ubwenge, ku buryo mushobora kwicara mu nama zifata ibyemezo n'izishyiraho amategeko, kandi mugafasha mu gushyiriraho igihugu amategeko? Mbese iyo niyo migambi mufite?" Nawe tarakomeza ati: "Nta kibi kiri mu kugira bene iyo migambi. Nta kibi kiri mu kugira bene iyo migambi. Buri wese muri mwe ashobora kugera ku ntego ye. Ntimukwiriye gushimishwa n'ibyo mugeraho byo ku rwego ruciriritse. Mugire intego yo kugera ku bihanitse, kandi ntimugire imiruho mwihunza kugira ngo mugere ku rugero rukwiriye." Dusimbutse gato arakomeza ati: "Ubu mukeneye kubaka mukurikije uko muzabasha kuzuza ibyo mwubaka." Umukobanuzi arakomeza uvuga ngo, "Kubw'ibyo rero mukeneye gushaka uko mwitwara ku babakikije muri rusange no ku buzima ubwabwo, ku buryo mubasha kuba igisubizo ku mugambi Imana yari ifite ubwo yabaremaga. Nk'abigishwa ba Kristo, ntimubujijwe kugira iby'inyungu zizashira mujyamo, ariko mukwiriye kugendana idini yanyu. Mu mirimo yose mushobora kuba mwujuje ibyangombwa byo gukora, ntimuzigere muha intebe igitekerezo kivuga ko mudashobora kugira icyiza mwageraho mutagize ihame mwica. Ntimuzigere muha intebe igitekerezo kivuga ngo ntimushobora kugira icyiza mwageraho mutagize ihame mwica." Aya ni amagambo arakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo tumaze kubona yuko kugira ubutunzi ntabwo ari icyaha. Abantu bagomba kubuharanira bakanabugeraho.
ariko kandi bakabukoresha neza. Hano ho tubonye ko kugira intego zihanitse nabyo ni byiza. Hari abantu benshi bavuga bati ese abakristo bagomba kugira intego zihanitse, bakifuza kwicara mu nteko ishinga amategeko nabo bagafasha igihugu mu kucyubaka bagishyiraho amategeko. Ese imigambi nk'iyi irakwiriye? Hano umwuka w'ubuhanuzi arabigaragaje. Kugira imigambi nta kibi kirimo, nta kibazo kirimo. Kwifuza ibyiza, guharanira kugera kure, nta kibazo kirimo, nta kibazo kirimo. Ariko twibuke nanone ntabwo dushishikariza ngo twirohe muri politike tujyemo, oya. Hano ni ingero bari gutanga, bari kwerekana ko tugomba kugira iki? Intego zihanitse. Intego zihanitse. Ntukifuze kugura igare ngo uzahinduke umunyonzi birangiriraho. Uzifuze intego zirenzeho. Ubutaha uzagure moto, ubutaha uzagura imodoka, ubutaha uzubaka inzu, ntuzahore mu bukode. Hari umuntu uvuga ati njyewe mba mu nzu nziza ndayikodesha, buri kwezi mbona amafaranga yo gukodesha nkayishyura, nta kibazo. Ariko hano batubwiye ngo ntukanyurwe n'ibyo ngibyo biciriritse, oya. Iyi ntego zirenzeho, haranira kugera mu nzu yawe. Irinde guhora ukodesha uha abandi amafaranga, nawe ugira inzu yawe. Ariko urwo ni urugero nari ntanze. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu agomba kunyurwa n'ibintu biciriritse yize. Uti nize gutwara imodoka kategori B, winyurwa na kategori B, shaka uburyo ushaka na kategori C na D na E na F n'ibindi byose. Ibyo ushobora kugeraho mu buryo bwiza, niko batubwiye, mu buryo bwiza, ibyo ubasha kugeraho mu myaka yawe, mu gihe ugifite ubushobozi bwo kwiga ibintu bishya bigafata. Abasore bagomba kuzirikana yuko amahirwe bafite ntago azahoraho. Uko bagifite ubwenge bumeze neza, bukimeze neza, bukibasha kwiga ibintu bishya bigafata, ejo bundi ntabwo ariko bizaba bimeze. Uzajya ugerageza kwiga ibintu bishyashya wumve hajemo urusaku mu mutwe wawe, wumve bisa nkaho inyoni ziri kuririmbira mu mutwe wawe, wumve byanze, ugeraho wiyakira uvuga ati ubwo kabaye nashaje byarangiye. None se utegereje kugera aho ngaho? Basore namwe nshuti, na hano niko rero nawe cyanditse ngo nshuti basore, intego zanyu ni izihe? Ntimukanyurwe n'ibintu biciriritse. Ntukanyurwe ngo nize kaminuza gusa, niba bishoboka ongera ahandi masomo, ongeraho ibindi. Ntukanyurwe ngo nasomye muri Bibiliya, ngo nasomye igitabo cya Matayo ndagitangira ndakirangiza. Oya, ihereza intego. Soma na Luka, soma na Mariko, soma ibyakozwe n'intumwa, soma Abakolosayi, Abefeso, urwambere rw'Abatesalonike n'urwakabiri rw'Abatesalonike, ukomeze soma Bibiliya yose uyirangize. Ntukanyurwe ngo wasomye Bibiliya urayirangiza. Fata n'ibitabo by'umukobanuzi usome, ufate, sinzi uko nabivuga, ufate abakurambere n'abahanuzi uyisome wirangize. Ufate abahanuzi n'abami uyisome wirangize, ucukumbura amateka ya Bibiliya wimbike uyamenye neza. Ufate abahanuzi, ufate uwifuzwa ibihe byose, ufate intambara ikomeye. Biriya bitabo byose ubyige neza, ubisobanukirwe, kandi ntunyurwe n'ibyo gusa, ahubwo wambuke ku ruhande, ufate n'ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere uwusome, ufate umuzingo wa kabiri, ugenda ugera ku muzingo wa 9. Ntunyurwe n'ibyo ngibyo, wambuke no mu bindi bitabo, ufate ubutumwa ku basore. Nta gihe dufite byo gupfusha ubusa. Ntimukanyurwe n'ibintu biciriritse, ujye uhora uharanira ibyo hejuru. Ariko hano icyo bibandagaho cyane ni mu by'ubutunzi bwa hano ku isi, bw'ibifatika. Ntukanyurwe n'intego ziciriritse. Iyi ntego zo hejuru, buri gihe jya wiha urugero rwo hejuru, rwa rundi utekereza ko rutanashoboka, ariko mu kuzirikana ko Imana ihari niba bizaca mu nzira nziza. Imana yiteguye kugufasha ukabigeraho. Icyo rero nagira ngo ngishimangire, he kugira umuntu uvuga ngo ibi n'ibi naba nkabije, naba ndengereye, naba ndi kwisimbukuruza, naba ndi kugondoza Imana. Buriya iyo umuntu avuze ngo kugondoza Imana, aba agaragaje ko Imana idashobora byose, cyangwa se aba agaragaje ko hari ibyo Imana ikora biyigoye. Imana ntabwo ari umuntu ngo ikore ikintu kiyivuna. Abantu nibo bavunika, ni nabo bakenera ikiruhuko. Imana ntabwo ari kimeze. Imana ni Imana. Ntukavuge ngo kugondoza Imana, jya wiha intego zo hejuru, kuko Imana yiteguye kubikora, kandi ikabikora biyoroheye kuko ari Imana nyine. Ariko hano ikindi kintu tugomba gushimangira, batubwiye ngo niba ari mu buryo bwiza muzabiharanire, ariko muzirinde kugira ubwo muvuga ngo
icyo musabwa ni ukwica amahame, ibyo mwizera ugatangira ukabyirengagiza. Hari abantu bagera ku bintu byo hejuru ariko wababaza inzira byaciyemo ugasanga hari ukuri bihakanye. Rimwe na rimwe ugasanga icyo cyaha bakoze ntabwo bigeze bakizirikana ngo bakicuze. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyaha kiticujijwe kizatuma umuntu ahanagurwa mu bitabo byo mu ijuru, aha izina rye rihanagurwa mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo ryandikwe mu gitabo cy'urupfu, igitabo cy'abarimbuka. Ibyo rero Imana ibiturinde cyane mu izina rya Yesu. Ariko kandi hari igihe usanga uwo muntu n'ako kazi arimo, uwo mwanya amaze kugeramo, ubwawo kugumamo birasaba guhora yica ihame runaka mu byo twizera. Nshuti muvandimwe, aha nicyo batuburiye. Uko umuntu agenda atumbagira agera hejuru, ni nako ibishuko biba byinshi cyane, ni nako gukomeza kubaha Imana muri iyo myanya yo hejuru bidashoboka. Rero hano nicyo bari kutubwira ngo twaharanira gutumbagira, twaharanira kujya hejuru, uriho wibaza ngo nta hame ndi kwica, nta bitambo ndi gutamba, nkagira ibintu nirengagiza ku bushake kugira ngo ngere aho ndarikiye. Iki nacyo tukibaza, ni ikintu cy'ingenzi buri wese agomba kwitaho. Ubu rero tugeze ku yindi ngingo ivuga ngo ntago tubuzwa gushaka ubutunzi, ahubwo tubuzwa gutwarwa nabwo no kubwirundanyirizaho. Tugiye kureba mu gitabo cy'inama ku isonga n'ubundi paje 144. Icyo tubuzwa ntago ari ugushaka ubutunzi, ahubwo icyo tubuzwa ni ukubwirundanyirizaho, gutwarwa nabwo no kubwirundanyirizaho. Tugiye kureba amagambo arambuye. Umwuka w'ubuhanuzi uravuga ngo uwo muntu wa wundi wahinduwe n'ubuntu kandi ubugingo bwe bukaba buhishamwe na Kristo mu Mana, ntabwo yigera atakaza ubushobozi bwo guteranyiriza hamwe mu buryo ubwo aribwo bwose, ahubwo akoresha imbaraga ze ashaka kugera ku iterambere mu bya mwuka. Icyo gihe impano yahawe zizahabwa agaciro nk'impano z'Imana zigomba gukoresherezwa kwihesha icyubahiro. Dukomeje baravuze ngo uwo muntu azaha agaciro ubutunzi. Umuntu wubaha Imana, wundi wakijijwe n'ubuntu bw'Imana kandi akabizirikana, azakoresha uko ashoboye aharanire kugera ku rwego rwo hejuru mu bya mwuka. Ariko ikindi hano bavuze ubutunzi bw'ibigaragara bw'isi nabwo azabaha agaciro, nyamara ntabwo azabwirundanyaho. Azabuha agaciro igihe cyose bushobora gukoreshwa kugira ngo ukuri kwamamazwe, n'igihe abukoreshereza guhesha umugisha abantu nk'uko Kristo yakoraga akiri hano ku isi. Kubera iyi ntego azakoresha imbaraga ze zose atagamije kwishimisha no kwihesha icyubahiro, ahubwo azazikoreshereza kongera ubushobozi muri buri mpano yahawe kugira ngo akorere Imana umurimo urushije iyindi kuba uw'icyubahiro. Uwo niwe uvugwaho aya magambo ngo kuby'umwete ntimubi ibyangwe, muhirimbane mu mitima mukorera umwami wacu, nk'uko biboneka mu gitabo cy'Abaroma igice cya 12:11. Ntabwo Imana iciraho iteka ukugira amakenga no kureba kure mu byerekeye imikoreshereze y'ibintu byo muri ubu buzima, ahubwo kubishishikarira cyane no guhagarikwa umutima n'ibintu byo mu isi nibyo bidahuje n'ubushake bw'Imana. Urabona ni ukuvuga ngo hano ikintu tubonyemo gikomeye, nta kugira amakenga no kureba kure. Umuntu agateganya agatekereza, reka ngure agasambu hano runaka, reka ngure ubutaka, ejo bundi bizikuba ntera imbere. Ibyo ntabwo ari bibi kugira ayo makenga, uri kureba ukuntu iminsi iri kwiruka, uri kureba ukuntu ibiciro byose biri gutumbagira, uri kureba ukuntu ubuzima buri kugorana. Ibyo bintu nta kibazo kibirimo niba biri gukorwa mu buryo bwiza hataweho kwirengagiza icyo Imana ivuga. Ariko ikintu Imana itubuza kandi yanga kandi kigira ingaruka ikomeye cyane ku kwizera k'umuntu ni ukubishishikarira cyane, nibyo bita irari, kurarikira ubutunzi. Abantu bose bakunda ubutunzi, barabwifuza, ariko iyo bavuze kurarikira ubutunzi baba bavuze iki? Ni hahandi bugutwara ingamira bukagutwara wese kugeza ubwo inzira zemewe n'izitemewe uba witeguye
witeguye kuzicamo ku cyo byagusaba cyose kugira ngo bya bintu bigereho. Urugero rubabaje natanga, umuntu umwe baramubwiye bati inshuti yawe turamutse twemeye kuguha amafaranga menshi, bamubwira umubare, twagusaba ngo umuce akaguru, ese wakamuca y'amafaranga tukayaguha? Arababwira ati kumuca akaguru biroroshye, niyo mwansaba kumwica nahita mwica, ariko ayo mafaranga akaba yanjye. Kandi uwo muntu uko nabibonye yabivuze bisa nkaho abikuye ku mutima, bisa nkaho atari ari gutebya. None inshuti bavandimwe, icyo nicyo bita kurarikira ubutunzi. N'aha ngaha babitubwiye mu magambo twasomye hejuru. Ubutunzi, uwo muntu w'Imana, umuntu wubaha Imana by'ukuri, azaha agaciro ubutunzi, ariko ntabwo azabwirundanyaho. Ese kubwirundanyaho byo bishatse kuvuga iki? Muri kino gitabo cyitwa Inama ku Busonga, nimukomeza kugisoma, abazagira amahirwe muzagisoma mu gitangire munakirangize. Kandi iyo ntabwo ari intego iruhije, ni igitabo gitoya. Muzasoma yuko kimwe mu bintu Imana yateganyirije abantu kugira ngo bibarinde navuga gute, bibarinde gutwarwa n'ubutunzi. Icyo ni kimwe. Kwa kundi umuntu asanga afite nk'ibintu byamurenze, ubutunzi mukamubona bwinshi, bigatuma atangira kwibagirwa Imana, bigatuma inarijye ihora izamuka ikura cyane. Ikintu Imana yateganyije kigomba kurinda abantu ibyo bintu ni ugufasha abantu, ni uguteza imbere umurimo w'Imana. Iyo abantu babikoze gutyo, ntabwo bagira amafaranga yabasagutse, kuko bari mafaranga yose abageraho bikamera nk'umuyoboro, bikamera nk'ikiraro aciyeho, ariko amafaranga akambuka akajya gukora ibyo agomba gukora. Ariko kuko abantu nyine batayakoresha iby'Imana yateganyije, ntabwo bari gukoresha ubutunzi bwabo ngo bashyigikire umurimo w'Imana, ntabwo bari gufasha abakene n'indushyi. Turaza kubireba mu kanya. Kimwe mu nshingano zikomeye Imana bituma iha umuntu ubutunzi ni ugufasha abari munsi ye. Ariko ingorane twari dufite uyu munsi, abitwa ko bafite ubutunzi banyunyuza n'imitsi y'abakene kugira ngo na duke abakene bari bafite natwo batwegurire abakire, batwegukane. Ariko iyo umuntu akoresha ubutunzi bwe neza, biragoye cyane ko yagira ubutunzi bwamusagutse bisa nkaho yabuze icyo akoresha. Ntabwo bibaho. Ntabwo Imana yigeze ibitegura gutyo. Ntabwo Imana yigeze yifuza ko abantu babona ko ibaha byinshi birenze ibyo babasha gukoresha. Muri kino gitabo cy'Inama ku Busonga baranditse ngo abantu bituma biga isomo ribi, bagatekereza ko Imana isandaza cyane kurenza uko babasha gutoragura ibyo Imana yabahaye. Ntabwo ari byo, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo umuntu wirundanya nyine bikageza ubwo bimubona byinshi, ntikerekana ko atabikoresheje neza. Umuntu wese ukoresha ubutunzi neza ntabwo agira ibintu byamusagutse, agira ibintu bikwiriye biri mu rugero, kandi akamenya uko abikoresha neza, kandi bikabera abandi umugisha. Aha rero baratubwira ngo kwirundanyizaho ubutunzi ni umuvumo. Ugahora uzigama gusa, usunika kuri konti, nta kindi ushobora gukora, nta kindi ushobora kwibuka. Ntushobora kwibuka umurimo w'Imana, ntushobora kuzirikana gushyigikira ibikorwa by'ivugabutumwa, ntushobora gushyigikira amavuna, ntushobora gushyigikira ngo utere inkunga umurimo wo kugura ibitabo bigomba guhabwa ababatijwe n'abataramenya agakiza, ntushobora gushyigikira mbese uburyo bwose bwo kugira neza. Nta gikorwa na kimwe cy'ubugiraneza ushobora kujyamo. Umuntu agahora yitekerezaho gusa, agahora arundanya bya bindi, ejo bundi akabisiga, bigakoreshwa n'abatarabivunikiye. Rero nshuti muvandimwe, ibyo mbitinzeho cyane kugira ngo dusobanukirwe ngo kwirundanyaho ubutunzi ni iki. Ni ukubwirundanyaho bwose ukagenda ubukurura ubwishyiraho, nta kigusohokamo, wowe wakira gusa nta gisohoka. Nta zindi ngaruka rero zishobora kubaho. Numara kugira ibintu bisa nkaho bikurenze n'ubushobozi, uzatangira wibagirwa Imana, utangire wirare, ujye witegereza konti yawe, usange banki irimo irakwandikira ati uri mu bantu beza dufite. Ntabwo mbizi niba hari banki zijya zibikora, ariko ni urugero nanze. Buri wese arimo aragusingiza, abantu bose bari kukwirahira, ibihugu bigatangira bikakwaka amafaranga, ukajya uguriza ibihugu umaze kuba umuherwe koko. Ariko ayo mafaranga ubwo ntabwo ariho amaraso y'abantu,
aya mafaranga angana gutyo udakoresha neza ntabwo ariho muvumo. Rero hano nicyo bari kutwereka ngo umuntu w'Imana agomba kugira intego, agomba guharanira gukoresha imbaraga ze zose, ariko ntabwo agomba kubikora agamije kwishimisha. Agomba guharanira akihesha icyubahiro, akiyubaha, ariko ubushobozi yabonye akabukoresha mu murimo w'Imana. Buri mpano yose twahawe tuzayibazwa. Dukomeje rero, reka turebe noneho kuki mu by'ukuri Imana itanga ubutunzi. Inyungu yabwo ya mbere cyangwa se ya kabiri, intego z'ingenzi Imana iba yarashyizeho kugira ngo abantu bazigenderemo iyo ibaha ubutunzi ni izihe? Muri kino gitabo tujye kureba mu gitabo cy'ibifuzwa byose, paje 410 mu gitabo cyasohowe n'itorero Ingeri ya 2018, ndetse ni paje 492 mu gitabo cya Soft. Duhabwa ubutunzi kugira ngo tubashe gufasha abakene no kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko turaza no kureba n'ingaruka ziba ku babaswe n'ubutunzi. Ernest yaranditse ati ubutunzi bwari bwarahawe n'umusore w'umukungu kugira ngo bimuhe akanya ko kugaragaza ko ari igisonga gikiranuka. Iyo niyo mpamvu Imana iduha ubutunzi itugerageza ngo tuyereke niba koko tuyikunda. Yagombaga gutanga kuri ubwo butunzi agafasha abakene. Kugomba ni inshingano. No muri iki gihe nabwo Imana iha abantu ubutunzi, ikabaha impano ndetse n'uburyo kugira ngo babe ibikoresho bitabara abakene n'abari kubabazwa. Abakoresha impano bahawe ku buryo buhuye n'imigambi y'Imana bahinduka abakorana n'Umukiza, bakiriza imitima Kristo kuko basa nawe mu mico ye. Ni ukuvuga ngo n'uyu munsi abantu bahabwa impano zitandukanye, harimo n'ino mpano y'ubutunzi, kugira ngo n'ubundi bazabashe kugaragaza niba koko bakunda Imana. Kandi uvuga ko akunda Imana abigaragariza mu gukunda bagenzi be, gutabara abakene, indushyi, abababazwa. Kandi ibyo byose nabyo bikenera ubutunzi ndetse n'umwanya no kwita kuri abo bantu. Birashoboka ko hariho abameze nka wa musore w'umutware, bafite umwanya w'icyubahiro kandi bakagira ubutunzi bwinshi. Kuri bo babona gukurikira Kristo ari igitambo kinini cyane kitakwihanganirwa. Ariko iryo ni ryo tegeko rukumbi ry'urugero ku bashaka kuba abigishwa ba Kristo. Nta kindi cyasimbura kumvira. Kwiyanga nicyo cy'ingenzi mu nyigisho za Kristo. Akenshi uburyo kwerekanwa kandi kugashyirwa kuri gahunda busa n'ubuduhata, kuko uburyo rukumbi bwo gukiza abantu bushingiye ku kubatandukanya n'iby'isi byakwangiza umuntu akomeje kubigundira. Ari amagambo arakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo baratubwira ngo hari abantu bameze nk'uriya musore w'ubutunzi bagaragaje muri kiriya gitekerezo. Yari yarakunze impano cyane azirutisha uwazimuhaye. N'uyu munsi abantu barabikora. Umuntu agasingiza ubwenge bwe akabukunda cyane, akaburutisha Imana yabumuhaye. Umuntu agakunda ubutunzi bwe akabushyiraho umutima we wose. Havamo n'igiceri cy'ijana cyangwa igiceri cy'atanu akarara adasinziriye, akabirutisha Imana yamuhaye ubwo butunzi, ishobora kubusubirana cyangwa ikamuha n'ubundi, cyangwa ikamukubira kabiri, cyangwa ikagira gute, ikamukubira karindwi. Ariko itegeko rukumbi Imana iduha ni ukwiyanga. Kwiyanga iteka uko dukora inshingano Imana yadushinze, uko dufasha abakene, uko dushyigikira umurimo, uko buri gihe, uko twinjije, uko twagize icyo twunguka, uko tugomba kugira icyo turekura tugatanga. Uko gutanga kwa buri gihe tutari gushyigikira n'umurimo w'ivugabutumwa gusa, ahubwo turi gufasha abakene, turi gufasha indushyi, gutabara aho dukenewe hose. Kandi ayo niyo mahirwe ahoraho. Umuntu ashobora kuvuga ati narindi kubaka amazu narabirangije, ibyo napanze nabirangije, ariko ikintu cyitwa gufasha, ubufasha buhora bukenewe. Ndetse n'udafite ubwo butunzi akaba bisa nk'aho nawe kubaho bimugoye, ntabwo bivuze ko nawe nta kintu yafasha. Ubufasha bwa mbere ni ukubasengera, kubasanga, kubagira inama no kubahumuriza. Nta n'ubufasha buruta ubwo ngubwo.
ariko abatunzi bo Imana izababaza ati bwa butunzi nabahaye mwabukoresheje iki? Mbese bwigeze butuma abantu bagarukira Kristo? Mbese bwigeze buhinduka ikiganza gihishurira abantu impuhwe za Yesu? Nicyo kintu abantu bagomba kwitaho. Rero hano nicyo bari kutubwira ngo kwiyanga ni ikintu cy'ingenzi cyane mu nyigisho za Kristo. N'uyu musore nta kindi yari akeneye isomo rimwigisha kwiyanga, kuko iryo somo batweretse ngo akamaro rifite rinadufitiye cyane ni uko kwiyanga bidutandukanya na bya bindi byari kuzatubera bibi iyo tubigundira. Rero Imana idufashe idushoboze kwiyanga, kandi niba ubona uri kugira ubutunzi bwinshi cyane ukabona nawe busa nkaho bwatangiye kukurenga ugatangira kugenda ubwirata, ni ikimenyetso cya mbere cyerekana ko utanabukoresha neza. Yaba ubukoresha neza ntabwo wari kuba ufite ibyo byirato bimeze gutyo, wari kujya usigarana bikeya nyine ugomba gukoresha n'umuryango wawe, ariko ibindi byagiye mu cyerekezo Imana yateguye ko bigomba kujyamo. Kwirundanyaho ubutunzi rero ni umuvumo ukomeye, akaga gakomeye kurenza kandi. Rero Abadivantisite ntabwo ari abakene, ahubwo benshi muri bo batwawe n'ubutunzi. Tugiye kubireba mu magambo arambuye hano mu gitabo cy'Inama ku Busonga, paje 139 kugeza kuri paje 140. Iri nawe yaranditse ngo neretswe ko ubutunzi butabuze mu Badivantisite bakomeza isabato. Muri iki gihe akaga gakomeye bafite ni uko birundanyirizaho ubutunzi. Bamwe muri bo barakomeza kongera ibyo bakora n'ibituma bahuga, basabwa gukora byinshi. Ingaruka y'ibi ni uko bageraho benda kwibagirwa Imana n'ibikenewe mu murimo wayo. Mbega bapfuye mu by'umwuka. Basabwa gutambira Imana igitambo kandi bakayizanira amaturo. Amaturo ntiyiyongera, ahubwo aragabanuka ndetse bikagera ubwo ashira. Ubwinshi mu butunzi bw'abantu bacu buri kubera igikomere gusa ababwizirikaho. Aya ni amagambo ababaje, ni amwe mu magambo ababaje cyane nasomye muri kino gitabo cy'Inama ku Busonga, aho bari kutubwira ngo nta kintu Imana yigeze yima Abadivantisite umunsi wa karindwi bakomeza isabato, yewe n'ubwo butunzi barabufite, kugeza n'ubwo Imana ibyerura ikabyandika mu bitabo byacu by'umukabanuzi, ikavuga ngo Abadivantisite ntabwo ari abakene, ntabwo babuze ubutunzi, barabufite. Ariko ikintu kibabaje, ntabwo bari kuzirikana Imana. Ibitero bya Satani, ibishuko bya Satani, imigambi ya Satani yarababoshye, ndetse imishibuka yatezwe yarabashibukanye, bafashwemo. None rero ubutunzi bwabahumye amaso. Dufite Abadivantisite batwawe n'ubutunzi, no ku isabato baza gusenga basinzira kuko n'akazi ntibakiruhuka, no gukora amanywa n'ijoro. Ubutunzi nicyo kibahora mu ntekerezo. Hari abahura ku rusengero nta kindi baganira ni ubutunzi, uburyo twabona amafaranga, uburyo twashora bizinesi, akaba aricyo kiganiro kibaho bavuye ku rusengero ku isabato. Ibyo bihabanye cyane n'ikintu ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 5, aho batubwira ngo nugera mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa kuko batazi ko bakora nabi. Ati kandi rero amagambo yawe ajya aba make, kuko Imana iri hejuru mu ijuru wowe ukaba uri hasi mu isi. Iryo ni isomo ryankoze ku mutima cyane, kandi bituma ndifata mu mutwe, kuko rituma nibuka neza uko umuntu agomba kwitwara iyo ageze hehe mu nzu y'Imana. Ariko mutekereze, niba no kuvuga ibindi byose wiboneye bidakwiriye, noneho birushaho kuba bingana iki iyo umuntu ageze mu nzu y'Imana akiganirira ibya bizinesi? Bibi cyane, ni umuvumo, nta kindi umuntu atahana, ni umuvumo gusa. Rero hano berekanye ingorane Abadivantisite bafite. Ingorane bafite ni uko abenshi ntabwo ubutunzi barimo barabukoresha neza. Amaturo, abayobozi b'itorero birirwa babivuga, amaturo yarabuze, yarashize, abantu ntibagitura. Icya 10 cyose nakubwira, bamwe basigaye bahakana ko ari icyera cy'Uwiteka, abantu basigaye bashaka inzitwazo. Icyakora
iyo hakenewe inkunga ngo korali igiye gusohoka, bagiye gutembera, bagiye gufata amashusho, abantu barekura amafaranga biruka. Ariko ivugabutumwa ryahuranyije rikeneye imbaraga byo kugira ngo abantu bakire imitima, ntabwo abantu babyitayeho. Ingorane zikomeye rero hano bavuzemo zinababaje, buri wese agomba guharanira kwirinda. Kwirundanyirizaho ubutunzi bukadutwara burundu ntitwibuke Imana. Batweretse icya mbere, umurimo ubura ibyo ukeneye kugira ngo ujye mbere. Icya kabiri, bano bantu birangira bapfuye mu by'umwuka ndetse bakazimira, bikagaragara ko bapfuye bahagaze, bari mu itorero ariko bamaze gupfa, barapfuye mu by'umwuka kugira ngo bazuke. Ni imbaraga y'Umwuka Wera gusa, kandi ntabwo Umwuka Wera azabafata ku ngufu, kereka bo nibemera kwihana bagatsindwa mu mutima. Niba nawe urimo, wemerere Umwuka Wera guhindure kugira ngo utaguma muri uno mugabane wa bano bantu. Ikindi, Imana ihora ibasaba inshingano yo guhora batamba igitambo. Bagomba kugira ikintu bahara, bagomba kugira kwiyanga no kwitanga, bakazana amaturo, bakazana 1/10 ndetse n'andi maturo y'ubwoko bwose yo gushyigikira umurimo. Ariko ngo ingorane ibamo, amaturo ntabwo atangwa, ntabwo ari kwiyongera, agenda agabanuka kugeza nubwo ngo hari igihe kigera agashira burundu. Maze rero ubwo butunzi nta kindi rero buhindukira abantu, buhora bubahindukira igikomere gusa, kandi amaherezo buzababuza ubugingo. Ufite umuvandimwe rero, Imana ishimwe ko iduhishuriye ibi bintu byose, kandi Imana irifuza ko duhinduka. Uko twafataga umurimo, uko twawubonaga, uko twahoraga twibaza ngo umurimo wakomotse hehe, ugamije iki, ese ubutunzi bwe bugamije iki, ese intego tugomba kugira ni izihe, ese ingaruka zo kwirundanyirizaho ubutunzi no gutwarwa nabwo ni izihe. Byose tumaze kubibona. Imana irabiduhishuriye. Reka rero dusabe Imana, dusoze icyigisho dusenga, kugira ngo ibyo twize bye kutubera imfabusa. Uwiteka Mana yacu, turagushimira cyane ko uduhaye umwanya mwiza kwiga ijambo ryawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimira amagambo meza utwigishije, udufashe kugira ngo ahinduke umucyo uva mu ijambo ryawe umurika mu ntekerezo zacu, kandi uwo mucyo utubere imbaraga ihindura ubugingo. Ibyo dusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.